Abakunzi b'igicaniro TV ndabaramukije ikindi kandi mbahaye ikaze. Ndashima buri wese udukurikiye, umuntu wese uhisemo igicaniro TV ni iby'agaciro. Hanyuma kandi mwicare noneho tuganire. Tumaze iminsi ducishaho ibiganiro bitandukanye, ariko cyane cyane birimo bigaragaza cyane cyane abenshi mu bagize ubuhamya bwabo batanga, ariko mu by'ukuri umuntu akemanga muri ziriya nkuru rero bavuze ko zakozwe n'abanyamakuru 50. Bitewe rero n'abagize icyo batubwira natwe tukabishyira hanze, byatumye n'abandi barushaho kuza gutanga ubuhamya bwabo. Nyuma ya Victor Nshuti, hari undi wagize icyo atubwira. Aratubwira ati nanjye bihuriranye n'icyifuzo cy'uko nyuma ya Victor nakifuje kugira icyo mbabwira. Atari ko ibyanjye biranajyana n'iki gihe turimo, kuko ngira ngo murabizi ko tukiri muri ya minsi 100 twibuka rero jenoside yakorewe abatutsi. Aravuga ati umugabo Rusesabagina. Ati umugabo Rusesabagina ni umugabo namenye neza, menya byinshi kuko twabanye muri Mirikorine. Uyu muntu yahisemo kutivuga, ariko ngewe ubivuga ntabwo nigeze icyo gihe nyera muri Mirikorine, bivuga ngo mwebwe mubyumva, ndetse n'abandi babaye muri Mirikorine, kuko abenshi babaye muri Mirikorine barahari, bashobora rero kuzumva iyi nkuru bakaba babikonfirima, bakaba bavuga bati uku ni ukuri, cyangwa se bakaba bavuga bati hano ntabwo tubyemeranyaho. Ukuri rero ni ukwanyu kugira ngo muzahitemo iby'iyi nkuru, ariko umuntu we aravuga ati dore inkuru yanjye. Kenshi rero umuntu avuga ati dore inkuru yanjye, akenshi ntabwo biba byoroshye kumunyomoza kuko aba ari ikintu cye, ariko muri comment igihe haba hari icyo mutumvikanaho. Yagize ati rero nk'uko abantu benshi bari bari hirya no hino, ariko buri muntu wese aharanira gushakisha ukuntu yagera muri Mirikorine. Ati nanjye ndi kumwe n'abandi nuko twabigenje. Ati twaharaniye kugira ngo tuze kugera muri Mirikorine. Ati rero Mirikorine twaje kuyigeramo bitewe n'uko masenge ati yatanze ibihumbi 300. 300 by'icyo gihe yari amafaranga menshi. Ati rero noneho ati hari abantu bazwi mu mujyi icyo gihe bari interahamwe. Yamuhaye amazina, arambwira ati umwe yitwa Kayinamura Alphonse, Lionso Ndayitabi, Kamarade, Maurice Dudu bitaga ngo Lieutenant, akaba rero uyu yarabaga mu Gitega. Ataba abantu baradutwaye baratujyana, koko birashoboka ko washoboraga kubaha ibihumbi 300 kandi ntibakujyane. Atari ko baradutwaye. Cyokoze tugeze imbere ya Mirikorine hari bariyeri ikomeye yari iriho abajandarume. Mwibuke neza ko icyo gihe nta polisi yabagaho, habagaho rero abajandarume. Aravuga ati rero abajandarume ntago bigeze bemera ko twinjira muri Mirikorine, ahubwo twagumye twicaye aho ngaho kuri iyo bariyeri. Atari amahirwe yaje gutuma hafi aho ngaho y'iyo bariyeri hagwa igisasu. Ati icyo gisasu kiguye abantu bakwira imishwaro, biza gutuma rero tuza kubona uko twinjira muri Mirikorine. Ati tukigera rero kuri reception ya Mirikorine, uwo twahasanze ni umupadiri. Yatubwiye ko yambwiye ati uwo nahasanze yari umupadiri, yanambwiye n'izina rye, yambwiye ati ni Padiri Chrysostome. Abagiye muri Mirikorine bazatubwira Padiri Chrysostome uwo nguwo ko bamuzi. Ati akitubona ikintu yadukoreye ni iki?
ni ukuduha ibiringiti. Ati yaduhaye ibiringiti ngo tugerageze kwitwikira, ariko nyuma yaho Rusesabagina bamutumyeho kuko yari ari aho ngaho muri Mirikorine. Mwibuke ko mu buhamya bundi twamenye ko Rusesabagina yavuye kuri diplomate aza aje kunywa esanse kuri Mirikorine. Ahageze asanga kuri Mirikorine mbese nta bantu bahari bashobora kugira icyo bakora aho ngaho kuri Mirikorine, nk'umuntu wari umenyereye ibintu byo muri hoteli. Nguko uko yagumye kuri Mirikorine, noneho asaba Ababiligi bo muri Sabena niba yaguma kuri Mirikorine, noneho akagira ibyo ahakora. Abandi rero babimwemerera. Rusesabagina nuko yagumye kuri Mirikorine. Uyu rero nawe aravuga ati ubwo mu kanya gato Rusesabagina yari amaze kumenya ko natwe tuhageze, noneho yohereza umudamu. Uwo mudamu araza abaza niba dufite amafaranga kugira ngo bemere ko twinjira muri Mirikorine. Hari abantu benshi bahurizaho ko Rusesabagina icyo gihe yafataga amafaranga. Abantu rero baravuze bati koko dufite amafaranga. Icyo gihe rero akaba yarasabaga 4,000 by'amanyarwanda ku munsi. Icyo gihe rero umutangabuhamya wanjye akambwira ati icyo gihe twebwe rwose twatanze amafaranga y'icyumweru. Noneho icyo gihe rero barabareka barahaguma. Nyuma rero hari hariho umuriyetona wabaga ari aho ngaho muri Mirikorine, ariko kenshi ni nawe nyine wari uyoboye abajandarume, ya bariyeri y'abajandarume yari ihari. Noneho baza kutureba, niko avuga ati baza kutureba banareba kuko icyo gihe hari hashize, mwibuke ko muri Saint Paul muri icyo gihe nibwo Saint Paul bayibohoje, nibwo Saint Paul baje gutwara abantu bari bahari bakabatwara. Ntabwo rero ibyo bintu nyine byari byakunzwe, kuko urabyumva neza ko gutwara abantu bagombaga gupfa hari hariho ikibazo cyo kuvuga ngo babajyanye bate. Ese iyo exploit inkotanyi zikoze zo kubasha gutwara abantu banganaga kuriya bakabambukana, byakozwe bite, byagenze bite? Abandi rero bakiza, yari muri iyo periode, noneho batangira kwibaza niba abo bantu atari abo abavuye nabo muri Saint Paul. Mwebwe muvuye hehe? Wasangaga rero uwo muriyetona arimo agerageza kubaza icyabaye. Muri ibyo bihe rero nyine binumvikane ko Kigali yari igerejwe. Kigali yari irimo rwose ingabo za FARC zirimo zitsindwa. Biza rero gutuma na Rusesabagina atangira gukurikirana, kuko yari afite, twagiye tubibona ko yari afite benshi mu bazaga kureba football aho ngaho, barimo abasirikare b'abazungu, barimo abasirikare ba minuar, ndetse n'abaofisiye bo muri FARC. Bazaga muri Mirikorine. Icya mbere hari inzoga, ikindi cya kabiri kubera football yari irimo iba muri icyo gihe, abantu bajyagayo bitewe na za satellite kugira ngo babashe kuharebera rero umupira w'amaguru wari urimo uba. Noneho rero Rusesabagina nawe yabashaga kubona information zose yari akeneye ku birebana n'urugamba, ariko no kubirebana na situation uko iri kugenda mu gihugu. Icyo gihe rero yatangiye gupanga nawe kuva aho ngaho kuri Mirikorine. Ariko hagati aho yari arimo anakurikirana buri muntu wese uri muri Mirikorine. Uyu ninde? Ese ni iki tumuziho? Izo information zose rero zahabwaga abo basirikare bari baraho. Yaje rero gushaka kugenda nyine, of course yagombaga kujyanwa na minuar aho ava aho ngaho. Aba bantu barimo watanze ubuhamya yambwiye ati kubera ko twe twishyuraga, yaje kutubaza natwe side twifuza kujyaho. Ese mwaba mwifuza kujya muri side y'inkotanyi icyo gihe mbasabire namwe baze kubatwara, cyangwa se murashaka kuguma muri side ya guverinoma?
umutangabuhamya wanjye arambwira ati uyu wari umutego. Iyo turamuka tuvuze ko dushaka kujya muri sayidi y'inkotanyi ntabwo tuba twaravuye aho ngaho, kubera ko nyine bari kumenya icyifuzo cyacu kandi kidakenewe. Nanone kandi kuba tuvuga ngo tujye muri sayidi ya gavumenti ntabwo twari kugerayo ngo tubeho. Twamusabye ko twebwe twakwigumira muri Merikorine. Icyo gihe nibura aba yumvishe ko turi netre, icyo dushaka ni ukwiberaho. Ntabwo rero yabitinzeho cyane. Ariko hariho umuntu yasize atanze. Uyu nguyu ni Dr Sebiziga. Uyu Dr Sebiziga icyo yaziraga ni uko ari mubyara wa Colonel Kanyarengwe Alexis. Kuba rero yari mubyara wa Colonel Kanyarengwe Alexis kandi akaba yageze muri Merikorine mu gihe gito cyane, information zari zagiye ku buryo rero uyu Dr Sebiziga bagombaga rero kumwica. Cyokoze icyatumye akira nuko gahunda zose zakozwe, wa muriyetona navuze wategekaga bariyeri y'abajandarume yari iri kuri Merikorine, gahunda yakozwe yumva. Noneho uyu nguyu aza kubibwira General Munyakazi. General Munyakazi yari afite icyo ahuriyeho na Dr Sebiziga. Noneho aramubwira ati ariko ukuntu nabyumvishe ni uko Dr Sebiziga ataza kubaho. Muri iryo joro uyu icyo gihe yari Lieutenant Colonel Munyakazi yaraje rero atwara Dr Sebiziga. Aho yamujyanye ntabwo umutangabuhamya wanjye yaba yarabimenye, ariko yaraye amutwaye muri iryo joro kubera ko umugambi wari wacuzwe. Aba ni abantu bashobora kuzagira icyo bavuga kuri iyi nkuru. Ikintu rero cyabaye mu gitondo cya kare, mu rukerera nk'igihe cy'isaa 10 za mu gitondo, bagiye kubona babona haje abajepe benshi bagota Merikorine, bamanura buri muntu wese bamugeza harya kuri pisine aho swimming pool iri, bose abariho bicara. Cyokoze nyine birabababaza batabonye Dr Sebiziga kuko baramushakishije ahantu hose baramubura. Bamubuze rero batangira kuvuga ko hari inyenzi zabacitse. Ukuntu byari bipanze rero, haje bisi ebyiri. Niba mwibuka kampani yari ifite amabisi ya Onatracom, amabisi yari afite amabara y'icyatsi, hakaba hariho amabendera y'u Rwanda n'irya Japon niba ntibeshye. Ayo mabisi rero yaraje, haza abiri, bafata abantu babuzuzamo. Umutangabuhamya wanjye arambwira ati abo bantu baragiye ntabagarutse, ariko icyo twamenye nuko abantu bose bapfuye. Ati noneho abagore n'abana babatwaye muri lycée Notre Dame de Citeaux. Ibi nta muntu uzi impamvu ari uko byagenze, nta uzi impamvu bavanye muri Merikorine bakabatwara muri lycée Notre Dame de Citeaux. Tangabuhamya wanjye rero ikindi kintu yongeraho niki, aravuga ati hariho umupadiri wari ufite imbunda, wagendanaga jire pare-balle, ya jire ituma isasu rikugezeho ritahita rikwahuranya. Ati umupadiri witwaraga gisirikare. Ati uyu mupadiri abantu benshi baramuzi, yabaga kuri Sainte Famille, ndetse ubwicanyi bwo kuri Sainte Famille abufitemo akaboko. Ni Padiri Munyeshyaka. Uyu Padiri Munyeshyaka Rusesabagina Paul yari yaramuhaye uburenganzira bwo kugeza muri Merikorine gusoma misa. Kenshi iyo umuntu ari mu kibazo nk'icyo aba bantu bari barimo, usanga abantu bagarukiye Imana cyane, usanga n'utasenga agasenga. Bityo rero byatumaga abantu bajya muri uko gusenga, bakajya muri iyo misa,
uyu mupadiri akarushaho kubabona, kubamenya, kumenya n'aho bari, bityo bagatanga ripoti bavuga bati kanaka wabuze, kanaka mwashakaga ari muri Mirikorine, kuko iyo ngiye gusoma misa aba ahari. Ibi byose byaragendaga bikazunguruka, hari za information zitangwa ku bagiye kureba umupira, hari za information zitangwa kuri aba ngaba baba baje mu kiliziya, hari za information zitangwa n'aba bantu bandi bakoranaga na Rusesabagina mu bantu baba bazenguruka aho muri Mirikorine. Icyo gihe izo zose zabaga zigenda. Umutangabuhamya wanjye rero akavuga ati ariko mpamvu ki aba bantu bavuga ko bakoze investigation, aba bantu bitwa ko ari abanyamakuru b'umwuga, aba bantu 50 bishyize hamwe b'ibinyamakuru bikomeye, mpamvu ki muri za investigation zabo ibi ngibi batigeze bagira icyo bamenya kuri uyu muntu? Ese mpamvu ki nta kintu na kimwe cya Rusesabagina kugeraho ashinga ishyaka, iryo shyaka rikazagira umutwe witwaza intwaro, aba bantu bakaza za Nyabimata bakica abantu, ibyo byose muri investigation zabo ntihagire aho bihurira n'ibyo bavuga? Ati uyu muntu ni umuntu wagizwe intwari nabo, bitemerwa n'Abanyarwanda, kuko twe yatwishyuje amafaranga, yatanze ripoti zabo turi bo, yavuze amazina y'abantu, abantu barabajyana bajya kubica. Hari byinshi 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 kuri uyu muntu, kugeza igihe noneho we aniyemerera mu ndimi zitandukanye ko agiye gushinga umutwe uzatera u Rwanda. Ibi bintu byose bakabigira ubusa, ariko bakagenda bafata ibintu bidafite ireme byitwa ko ari byo byakorewe investigation. Uyu muntu rero yabimbwiraga mu burakari bukomeye, avuga ati ntabwo twumva impamvu ibizima ari byo bipfa. Mu kiganiro kizakurikira iki tuzumva neza we ku giti cye mu magambo ye, aho Byansibeka aharabika umunyamakuru John William, amuvuga nabi, avuga uwo ari we, avuga ndetse n'ukuntu yagiraga ingengabitekerezo. None uyu munsi niwe yitwaza mu buryo bwo kugira ngo habeho izi nkuru, kuko bavuga ko bari gukora inkuru atarangije. Donc ibi byose byabaye kubera John Williams. None uyu we muri past niwe wivugiye ko uyu muntu adashobotse, ndetse abishyira no muri za example. So mu kiganiro gitaha tuzaza tubereka we ubwe ku giti cye ibyo yivugiye. Yari Jules Rwashya, Igicaniro TV.